Hano nongeye kubasuhuza abakunzi bacu aho muherereye mu bice zitandukanye, ndabakunda cyane umunsi ku wundi, mbabwira ko mbakunda. Wowe rero utarakora sabu gerageza uyikore ujye udukurikirana umunsi ku wundi, ibiganiro byacu ubibone. Kandi rero ngewe ubaganiriza, ngewe ndi Diane uhora kuri cano yanyu. Aka kanya wirirwa uvuga ngo wa mudamu we ni wowe nagarukiye, ngiye kukwibandaho, ariko nkwibandaho ntakubwira ibintu bibi, nkwibandaho nkubwira ibintu byiza byubaka byakubakira kandi urugo rwawe rugakomera, sibyo? Aka kanya ari kuvuga ngo umugabo wawe aguca inyuma, ntazongere kuguca inyuma ukundi mu izina rya Yesu, sibyo? Buriya hari ibintu biba abantu tukabigendamo gake, ariko buriya wari uzi neza ko umuntu w'umurozi cyangwa abapfumu nta kindi kintu kibaho gikora ari imitongero. Ni ikintu gikora ni imitongero, nta kindi kintu gikora. Aragufata akagutongera, niyo atabiguha buriya ibitamikano cyangwa ibigaburano nibyo nshobora kuvuga ngo kandi nabyo barabitongera, ariko hahandi uvuga ngo wagiye ngo muri abo bari abakora nimba nabita bake ntumbaze, nimba ari abaganga ntumbaze, tukubita nanjye tukumbira, sibyo? Akagutuma imyenda, akagutuma buri kimwe, sibyo? Bikarangira ubijyanye. Hari ikindi kintu wabonye akoresha amagambo y'umutongero. Aka kanya rero nanjye ngiye kukubwira ikintu ushobora gukoresha umugabo wawe ntazongere kuguca inyuma n'umunsi n'umwe, ntazongere, sibyo? Ngiye kukikubwira, kurikirana ino video uyirangize, kandi pe ibyo nkubwira ndisiriye, ibyo nkubwira mfite gihamya, ibyo nkubwira ndabizi neza. Nakubwiye ngo hica umutongero. Buriya reka mbabwire, nimba hari ikintu cyatubatuye ni amaraso ya Yesu. Umuntu umutongereza amaraso ya Yesu, sibyo? Kandi yarangiza uyu muntu ukamufata bugwate, ntayongere gushurashura, ntiyongere kujya ahandi, ntiyongere kureba bakobwa ngo bambaye ngo miningo amabuno meza ngo ibiki n'ibiki. Yagushatse agukunda, reka abagabo tubafatisha amaraso ya Yesu. Nta kindi ngiye kukubwira rero, sibyo? Aka kantu ngiye kukubwira nugakora ukagakora nk'uko nkakubwiye, ni ukuri kw'Imana uzabona impinduka, sibyo? Wowe fata amasogisi abiri, nyine umuguru umwe, nyine amasogisi yiwe, nurangiza urarifata urihambiranye n'irindi, uripfundike nyine urihambiranye n'irindi. Nurangiza ugende ku buriri bwanyu aho murara, ugende wegure matera yawe ushyire munsi ya matera aho umugabo aryama, ku musego ku ruvuriro, ku musego nyine. Urabona ko umugabo uregura matera, nurangiza ushyireho aho mwamuryama hose. Abantu bose ntabwo ariko nta muntu ukiryama hasi, ndakeka ko hasi mvuga, ntabwo mvuga hasi kuri matera. Hari abantu baryamaga ku buriri butari matera, ndakeka ko uwo nguwo we nta nubwo yabona n'umwanya wo kujya muri ibyo ngibyo byo kuvuga ngo umugabo amuciye inyuma. Ntabwo waba utariho ujye kubona amafaranga utagaguza mu bagore, cyangwa urarikira abagore bafite amabuno meza, sibyo rata? Noneho numara gufata rya sogisi ryawe warikumbitse, uragenda ushyiraho ngaho nkubwiye. Nurangiza kurifata wariharambitse, uravuga amagambo wowe ubwawe wumva ushaka. Ntuvuge ngo Diane yavuze ngo mvuge ngo aya magambo. Nimba ari ukuvuga ngo umugabo wanjye mutongereye amaraso ya Yesu, ntazongere kuguca inyuma n'umunsi n'umwe. Ajya ndeba anyurwe, ajya ndeba abone ko ndi umugore we, ntazongere gushashurira abandi. Uko nshyize n'ino sogisi hano, nawe ajya areba buno buri, ntazongere kureba ubundi. Mbese uvuga ati ushyiramo n'Imana. Reka mbabwire, buriya hari ibintu abantu dukora tukagira ngo turimo turakina, kandi ugasanga bya bintu nkubwiye birariye. Ibintu nkubwira mba mbifitiye gihamya. Iri sogisi nurifata ukabikora uko mbikubwiye, uyu mugabo akongera kugenda, uzatere komenti umbwira ati Diane wowe urabeshya, cyangwa umbwira ati Diane urambeshya. Ikintu nkubwiye cyo ni kimwe, buriya uyu mugabo uramutse ugiye ukavuga ati ngewe umugabo wanjye yananiye, ngiye muri aba bavuzi, cyangwa mfite ahandi hantu mujyanye uko byisha simbizi, sibyo? Ukagenda bakagutuma ifoto ye, bakagutuma umwenda wiwe, bakagutuma buri kimwe ibyo bazagutuma simbizi, sibyo? Ukabijyana bo ubwabo bakamutongera ya magambo ya hehe, yamva he na njya hehe,
sibyo? Ibyo bazamutongera simbizi, mbo babizi, nawe ubwawe niba uzaba ubyubatse wumbaze, bakagutegeka bakaguhereza n'iki n'imiti, ugenda ukamusasira cyangwa ukanamuha, ugasanga umugabo wawe ushobora kuba apfuye. Abantu b'iki gihe ngenzi abantu barenga 2 babigiyemo, abagabo babo batakiye nk'abagore nko ku kazi kwantakira, ukavuga ngo umugabo wanjye gutya na gutya, ukanyizera nkaguhereza imiti igihe Diane, bikarangira nguhekuye, cyangwa se kongera kwikura hantu bikakugora. Wajyanye umugabo wawe umujyana yenda nta n'akazi ufite pe, uri kumva, ku mafaranga wabonye, mbese sinzi aho yakuye, ariko kuyabona byakugoye, ariko bati kugira ngo mufatishe nimba atamiposha uko bikwiye cyangwa ayajyana muri ibi ngibi, reka nanjye ngende mwigaruriza. Ukaba uzi ko ugiye kumwigaruriza, ahubwo ugiye kumupokerera hahandi, uri kumva, akuzi neza yuko ntabwo, reka mubwire ndeke kuba byishingira ngo nawe urabizi iby'abakubirirwa n'abakuru, ariko nubikora gutyo mubwiye ukamutongera amaraso ya Yesu, biri seriye, umugabo wawe azagukunda, ntazongera kuguca inyuma, bizagenda neza. Ariko ushobora kumujyana aho ngaho bikarangira nabi, utanze ari mafaranga ngo umukureyo, bitari bunakunde, bitari bunemere. Ndabakunda cyane rero, ndakwinginze kora uwo muti, sibyo? Kora uwo muti kandi nzi neza ko bizagenda neza. Isogi si ryonyine rigarura umugabo wawe, rimufate, ntazagire ubundi buntu yongera kuryamamo. Abantu benshi barabikora, barangiza kubera ko umuntu aba yabagira inama bakayumva, umugabo atagira ahandi ajya, akavuga ati umugabo byagenze gute, aka kantu nimba ukabonye, nimba ari na mugenzi wawe umugabo yananiwe, kuko ubizi neza ko ashobora, aka kantu ugenda uvuga ati tega amatwi iki kiganiro iki n'iki, ni ukuri ko Imana nzi ko uzubaka kandi asanaguhemba. Ndabakunda cyane rero, wowe utarakanze subscribe nyakubyara, gerageza ukande subscribe, ukande share, like, comment. Buriya iyo mukanze subscribe muba muduhaye inkunga ikomeye. Ikindi tuba tubona ko mudukurikira umunsi ku wundi, tuba tubona ko mudufite nk'uko natwe tubafite. Tutabafite nta kintu twaba dufite, njye mbabwiza ukuri, tutabafite nta kintu twaba dufite. Niyo mpamvu mbabwira ngo rero umunsi ku wundi muri ab'ingenzi, muri ab'agaciro, sibyo? Niyo mpamvu nkubwira ngo kanda saba. We wayikoze ni ukuri ndagushimiye, nawe utarayikora ni ukuri wayikora, ariko nabwo nimba utabishaka, umutimanama n'uwawe cyangwa umutima n'uwawe, nta kibazo, urebe ikiganiro uco wigendere, nta mutima mubi, nta nda y'umujinya. Ndabakunda cyane rero, wowe umeze nabi ihangane, amasengesho menshi ni ukuri Imana irakumva, kandi natwe turere tugusengera. Buriya abantu nuko batabizi, akenshi tubeshejweho n'amasengesho abantu basenga, ariko natwe tujye twisengera, kuko umwenda ukenyeje ahera waratabutse, buri muntu wese yigererayo. Niyo mpamvu nabikubwiye, sibyo? Ndabakunda cyane rero, byari Diane nk'uko mubizi, ciao ciao.